Meze utetse ko mbona warakaye. Yego nicyo ngameze zese nigende. Ko nawe mfite no gutira bigenza. Ndi wasanga utete umukobwa. Cyane urabizi, wicyuzengereza kandi. Zedese zo kunyishyura. Itonde kono kazi. Na desa za utazibuka. Yewe, izo nazivuze kera. Ahubwo se, hano sinari mfitemo igiciro. Ambo, ubona ko uyu muntu w'umugabo ugiye kunyishyura. Zambura reka. Gihe bicira mba mbifite. Saguaje. Umugabo tunzi igiciro cya veni. Kasama nk'urunyanya batoye. Bagwambira ubonye umugabo ufite igiciro cya veni. Shaka nibwo bwa mbere naba mubonye mu buzima bwawe. Ubizi gute se imbere yonyine nta gukinisha. Wumva se n'umugabo rega. Zamura n'ibindi biciro nyihere nigende. Ariko nta bindi biciro mfite muri ariko nifite. Oya wirakara amafaranga bana. Atari umukero kwizanisha umuntu. Ubushiro wawe wamuzana wo kuducira. Ndayakorekera. Aroshu. Yego shu umeze ute se? Ndaho ndashima kweri kabisa. Umeze ute se ko wiburishije? Ni amahoro? Ase shere wazaza kugusura muri ibyo biro uherereye. Oya nuzi rwose. Kare nk'ubwo uri kumbwira ngo ntabwo za ubu ngiye kuza ubu tuvugana nonaha. Ahubwo reka banguke nzi. Nakwishyuza ukamenya igiciro cya veni nta mafaranga ubona atari n'umuntu binakurogesha umuntu arishyuza ryakishyuza akajya yishyuza ubusa ujye wishyura amafaranga agaragara ujye wishyura kabisa numva abakanamereka wowe ujye wumva nishyura kumenya bose watakwita bafite ibyo kunywa bibiri iyi mba nayizigamiye ngira vuba ngo nakwindire ndakunyishyura ntabwo nanze kukwishyura ahubwo nyine nuko umutima umbwira ati yishyure atariko ubundi ariko ntabwo nanze kukwishyura ariko ndayaguha ahubwo zana nanjye nsumeho dore n'icyondo cyambanye icyondo. muvugururwa kwiduka nka filime oya nyine byibure warya ariko niwawe uhita wumutegeka bitego bati ndayizi nize kubiranga ubu kanjyana kandi kanje utaza tukacusha Run. Oh my God! He's off!
Don't beat someone's child. Muri kwihanagura iminwa sha. icyondo cyari kingiye mu kanwa. Ako bad bro uzanye mbura desaga kugeza ryari. Imana kara karindazo unyujije mu nkobo usko natakurebaga koko. Yesu we. Cyawirambura amaboko nk'ayibikona. Karindazo bitse mu mufuka wawe. Akona kabuno kaso kiciro ku kiyo. It was at this moment Umunwa wawe niho wavuyemo icyo kintu. Ubonye abari kijumba kiguciye mu mugo kigengukira mu. Ninje ubivuze. Ubonye abarundo bivuze kumbe ni wowe ushobora nagikeneye cyane. Ndaje we turi kumwe. Wowe mbonye cyangwa Kabonera uri wicaye ku isahani. Ninje uri kubona nyine. yewe naragendesheje. Ugira imodoka. Wapi? None ugendesha ute? Yewe ndabona uri mu biro. Nabibamo gukeka ko byari naguraga zavaga. Yewe ndabakaze. Uzingurira nkande umugabo amari. Yewe nawe nuriho. Urabona nari mu Nibwire kwiyemera ngo yakuguriza n'akandi. Undi wa mugore ni muri n'umukobwa bito kuri kunyabiza uzi ukuntu wabiruka ukagera ukahita umwango bite byawe ubundi wowe. Ndakwiyamye muhu ngo nunci nawe nunshingeho. Yesu Kristo niwe uvuze ibyo. Yawe niba ari ugushaka kugira waragendesheje nimba ari n'uwo wawe. Kare kuyiwe ntabwo ari uwanjye. Uranyihakanye bigiye kubaho n'uzabyicuza. Toka start.